Ndabasuhuje inshuti z'akadasohoka za YouTube channel ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Muri aka kanya murasuzwa na Nshimiyimana Anselme. Muri uyu munsi twasuye umusore hano, sinzi niba ari umusore cyangwa ari umugabo, araza kutwibwira neza. Ni mu murenge wa Remera, akarere ka Musanze, ni umuhe mudugudu? Mudugudu wa Gitwa. Mudugudu wa Gitwa. Mu kumusura rero twumvise inkuru ijyanye n'uko afite abagore babiri. Nibyo? Nibyo. Abagore babiri urabatunze. Ndabatunze gutya. Mu gutangira inkuru rero agiye kubanza atwibwire amazina ye, atubwire imyaka afite, atubwire hano twamusanze ku kazi naho yogoshera, afite salon de coiffure murayibona. Agiye gutangira atubwire amazina ye, aho atuye, ese abo bagore barabana cyangwa se umwe yaramwirukanye asigara n'undi. Reka abanze atwibwire aduhe amakuru nyayo. Mwitwa bande? Nitwa Musabyimana Dani. Mfite imyaka 25. Ufite imyaka 25. Inkuru ivugwa ko ufite abagore babiri, yaba ariyo cyangwa ni ukubeshya? Inkuru urebye ntabwo ari ukubesha. Abagore babiri ndabafite. Naje gukunda umwe n'undi turakundana, ngiye kuzana umwe undi aragigira. Nkaza kugigira, agigiye ubwo binsaba ko nagisha inama undi. Gishije inama undi arambwira ati twese turagukunda nta kibazo. Okay, atubwiye ko witwa Musabyimana Dani. Gutunga abagore babiri cyangwa se kuzana abagore babiri ni ibintu bitoroshye muri iki gihe. Ku myaka yawe 25 abagabo benshi byananiye gutunga abagore babiri. Ese wowe icyo gitekerezo cyaje cyatangiye gite? Wabazaniye rimwe cyangwa habanje umwe nyuma uza kuzana n'undi wakundaga mbere? Hari uwo nakundaga mbere, narazanye undi, uwo wundi akomeza kumbwira ko ankunda kandi ko nintamuzana bizaba ikibazo, urukundo rwanjye nawe twakoranye ruzaba mbese ndwishe. Ubwo biza kugeraho ntagira ate, ubwo ndavuga nti ngaho nta kibazo kanankuzane. Abagore babiri ndabazana mu mudugudu barayagara, urumva nyine ntawabura kuyagara pe. Uwo wa kabiri yaje azi neza ko ufite undi? Ko mfite undi abizi, nabimubwiye n'abantu babimubwiye, nta kintu atazi. Ubwo araza, ubwo ndamwakira n'undi wa mbere arabimenya. Ubwo ikintu naje gukora ngewe nabigishije ikintu bita urukundo, gukundana, mbese kutazana urwangano muri bo. Tukiri aho ngaho, umugore wa mbere yagiye kubona abona umuzanyo w'umugore wa kabiri, yabyakiriye ate? Umugore wa mbere ukuntu yabyakiye, njye najamubwira tugikundane, nta rundi mukobwa twigeze gukundana, ariko uwo mukobwa naramukatiye ndakuzana, na n'ubu ntibiramunyura mu mutima. Ubwo rero muzanye yarabyakiriye, bitewe nuko namuzanye hari undi nakundaga, arabyakira, ahubwo barakundana byahatari. Babasha kubana mu nzu imwe cyangwa buri wese wamushakiye inzu? Bwa mbere ntaragira ubushobozi bufatika bwo kukodeshereza undi aba mu nzu nubatse, undi ndamukodeshereza, ariko bwa mbere babanye nk'icyumweru mu nzu. Mu nzu imwe? Ariko buri wese afite icyumba cye? Buri wese afite icyumba cye. Ubwo guhaha, ariko bakibana mbere batekeraga hamwe. Ubwo se wabashaga kubitaho ute nka gahunda? Ubwo umwe ntabwo yagiraga ishyari bikaba bangana wenda? Bagihura narabyini nta nabi ntaki. Ubwo umwe agakora akazi kuvoma, undi gusenya, undi akaja kugura ikibiriti, umunyu, babana mu bwo buryo. Nza kubigisha ukuntu bagomba mbese kutagira ikintu bita urwangano muri bo. Wabonaga bakundanye neza cyane, ntawagiraga undi bari ishyari? bakundanye pe. Ndavuga wenda nka gahunda z'abakuru, igihe wageraga kuri umwe undi nta kibazo yabigiragaho cyangwa? Gahunda z'urugo mbese, ubwo najya muri gahunda, ubwo nanjye nabyitagaho nk'akazi, nabikoraga nk'akazi, ubwo ntawakwama.
nabyitagaho gahunda nakora izindi gahunda kuko ukoze imwe byakubera ingaru nkabyitaho gahunda z'urugo ugasanga bose barishimye bafite urugwiro nta kibazo. Nose Dani kugira abagore babiri mu nzu imwe ni ibintu bitoroshye cyane, ni ibintu biba bigoye pe, ahenshi na henshi n'ubigerageje ntabwo bamarana kabiri kuko umugore umwe arafuha agafuhira undi ugasanga hajemo ibintu by'amatiku n'intambara n'iki. Ese wowe wabonaga nta kibazo gihari aho ngaho? Aho ngaho wabonaga bakundanye nta kibazo? Bari bakundanye pe, ku buryo nanjye n'ubwanjye nazaga muri muwayene nsa n'uri kureba uko bimeze nkasanga bafite ikiganiro bitewe n'ukuntu nabigishije, n'ubu ngubu barasurana ku buryo n'umwe yaje gusaba umunyu undi cyangwa ikibiriti akamutiza nta kibazo. Nose ubu ngubu aho uvuze ko undi wamukodeshereje kuva iwawe nyirizina aho uwa mbere aba ku nzu yawe kugera aho undi wakodeshereje harimo intera ingana iki? Ni kuhagenda ni nk'iminota ingahe? Hari nk'iminota nka 25. 25. Ubwo babasha gushyikirana bakaganira? Barashyikirana, baba bagiye nk'ahantu mu murima bagahuriramo, umwe yaba afite umwanya akaza agasura undi nk'iminota 30, usanga nanjye nyine ndi kubona ko urukundo ruhari, nanjye nkabigisha buryo ki batashamirana, ugasanga urukundo nta kibazo muri bo. Kubitaho bikwiye, urabahahira buri wese ukamenya icyo ari burye. Urabona akazi k'inaha mu cyaro nubwo mfite akazi gaciriritse kari hasi, mbasha kugerageza buryo ki niba atabonye ikiraka mureba nkamwegera nkamubaza uko byifashe, nkamutera uduceri nk'igihumbi angana cy'atanu bitewe n'ibyo nakoze, niba atakoze nkayamuhereza, wa wundi niba yakoze cyangwa namuhereje nabwo nkamubwira nti uyu munsi naguhaye 2 cyangwa 5 bizagutunga iminsi 2, nuriya ntabwo yakoze muhaye 5 cyangwa 1,000, tukabaho gutyo, nuko biba bimeze. Uravuze ngo akazi gaciriritse, ubusanzwe tuzi neza ko nta kazi gaciriritse gapfa kuba gafite icyo kakuzanira. Ese aha ngaha muri salon de coiffure yawe ubasha kubona amafaranga ashobora gutunga abagore babiri, cyangwa se ucishamo ukajya no gutera uturaka hirya no hino ku ruhande? Mu busanzwe habaga nk'igitondo nagiye mu biraka mu masaha 5 saa 6 kubera bari abakiriya batangira kuboneka, nkahagera nkakora nk'ibyo 2 cyangwa 5 cyangwa 1,000, nkahagera nkayafata, ariko n'igitondo hari ahantu nanyuze nkakora nk'ikiraka mbese nkayafata nayo. Ubusanzwe iyo utari hano muri salon de coiffure ibiraka ukunda kubona ni nk'ibihe? Ibiraka nkunda kubona, nkunze kubona nk'ibiraka byo kuba nabona nk'umuturage ubundi ngenzi ubukanishi bwinshi nubwo mba hano ngaha. No gukanika urabizi? No gukanika ndabizi. Ukanika nk'ibiki? Telefone nayo gukorera, amaradiyo, amatara, mbese ubwo impamyabumenyi ndayifite, uretse kuba mfite ubushobozi bukeya. N'abantu wabakanika? Umuntu we ntabwo namukanika, uretse muhuje ibitekerezo wabana mukanitse. Dani, ku myaka ya 25 ku bagore babiri, ese umugore umwe mumaranye igihe kingana iki, undi mumaranye igihe kingana iki? Uwa mbere tumaranye imyaka igera muri hafi 4-5 aho ngaho, undi tumaranye hafi umwaka n'amezi nk'5. Ni ukuvuga ngo uwo wa nyuma wamuteretaga kandi ufite undi mugore? Namuterese mbere, nza n'undi naterese nyuma, bari we duhita tubyoroganiza. Noneho wundi naterese mbere namukwamije namupowesheje, ariko nza kubona nyuma yuko yabaye birenze, narambye ati none nta kibazo, naragukunze nakwishize mu mutima, nzana ibyo nzabyihanganira. Ko wasanga banavukana se bavukana? Yakuvukanaho wapi, umwe aturuka mu Bugesera. Niwe mu Bugesera? Mu Bugesera, undi aturuka hano bita mu murenge wa Gasheke. Mu murenge wa Gasheke. Umurenge wa Gasheke abatahazi ni mu karere ka Musanze. Umurenge wa Gasheke uhanye imbibi n'uwo murenge wa Remera uyu mugabo atuyemo.
Okay, mufite abana se? Ufite abana bangahe? mfite umwana umwe Umwana umwe. yitegura kuzabona undi mwana mu wundi mwaka mbese. Ufite umwana umwe ku mugore wa mbere wa kabiri? Uwa mbere. Umugore wa mbere. Mm. Iyo tugeze mu nzego za leta hazamo ibintu bya mituweli, ubwisungane mu kwivuza ubasha kubwishyura ku bagore babiri nawe n'umwana? Ibyo ndabikurikirana nibyo mbanza mbere ngo mu bushobozi bwanjye wenda hari ahandi byapfa mu zindi nzira, ariko izo nzira zo mbanza kubikosora kugira ngo n'inzego z'ubuyobozi zitaza kubireba ukuntu. Iyo uzanye umugore muri iki gihugu ujya kumwanzuza ukamumenyesha inzego z'ubuyobozi bakamumenya kugira ngo ejo atazagira ikibazo akabura aho abariza. Ese abagore babiri bose babashije kujya kubanzuza? Abagore babiri narabanjuje kubera ko nabonye yuko ntabanjuje byavamo ikibazo, naraberekanye ku buyobozi ndabanzuza ndavuga nti ngo noneho ngaba n'abanjye ku bushobozi bwanje nahise mpanga aka bizinesi kagomba kumfasha mu byo nkora byose hanze, ubwo mbiyanzuzaho bose. Okay, byiza cyane aho haba ari sawa. Ikindi kibazo rero gikurikiyeho Dani, abo bagore bawe baba bafite utundi tuntu bakora ku ruhande mu buryo bwo kukunganira bakurinda kuba wavunika cyane? Abagore bafite utundi tuntu bakora ko n'utwo mu cyaro, nk'uwampa nk'ubushobozi hari ukuntu nahita umwe muzana muri salo tukajya twirirwana agasuka nk'imisatsi akayigira akamfasha nanjye ndi kogosha, noneho n'undi nkahita mwereka ukundi kuntu byagenda, ariko bose bakora mu cyaro bacyari hasi. Gusuka imisatsi se none harimo uwaba abizi ku buryo yagufasha cyangwa ni ukujya kubyiga? Harimo ubizi yari asanzwe atera poroduwi akanasuka ibituta, harimo ubizi. Okay, ubwo ni iki wagira inama ku rubyiruko rw'iki gihe se rusigaye rutinya ibintu byo gushaka byo kuzana abagore, ngo gutunga umugore ni ibintu bivunanye? Nkawe ku myaka ya 25 utunze abagore babiri, ni iki wabwira urubyiruko rusigaye rutinya gushaka? Ikintu nabwira urubyiruko, hari urubyiruko usanga rukundana n'abakobwa rukabatera inda ukabasiga hariya kandi azi yuko yabikoze. Ikintu naje gukora kuri njyewe naje gusanga yuko gutera umukobwa inda ukamurekera hanze bitari neza. Burya niba ukunze umukobwa ukaza kumutera nk'inda mujyane, kuko na n'ubundi umwana uzaheka ntumwicisha urume. Ako kantu ni sawa. Umwana uzaheka ntumwicisha urume, umukobwa ni wamuteye inda umujyane umushyire mu mago umutuze mu mago, mbese mubane we kumushyira ku ruhande kandi uzi ko wamuteye inda. Urubyiruko nicyo narushishikariza kuko nibyo mbona hanze aha ngaha. Rusigaye rutinya cyane, urubyiruko turatinya cyane. Urubyiruko ruratinya cyane, ugasanga nko hanze aravuga ati si none bimeze bite, tuhazana umugore ukamutungisha iki bikagenda bite? Ikintu cya mbere buriya ku rubyiruko niba ufite gutya, burangiye natangiriye kuri geto y'Icumba n'Agasaro, ubuzima mbubamo ariko na n'ubu mba mbona ukuntu bigenda hari igihe wenda bizagera nkanavugurura. Icya mbere ni icyizere no gukora cyane. Ni icyizere no gukora ukamenya ukuntu bimeze. Ubwo bwa mbere ho njyewe nabaye mu mihanda, ku muhanda narahabaye cyane. Nyuma uza kuhava nyuma nza kuhava nabaye mu biraro mba ku muhanda, mbese ubwo ubuzima bugenda uko bwisunika wiyungura ubwenge bugenda buzamuka. Ikintu nabwira nk'abantu babaye ku muhanda, ngomba kubashishikariza yuko ubuzima hejuru yaho hari ubundi buzima. Ukaba warabaye ku muhanda mu biraro ufite ubuzima bubi, ariko waza kwiyungura mu bwenge ugasanga ugiye uzamuka ugera hejuru. Uko bigenda Imana igushoboza byigira hejuru. Hari abantu bagera ku muhanda rero kuhava bikabagora. Ese wowe izo mbaraga wazikuye he? Ninde waje kukugira inama yo kuva ku muhanda? Inama yaje kungira ku muhanda, nahabaye igihe kinini nkajya mbana n'abo bita abantu babajama ku muhanda. Aho nawe ntiwacomaga ku matabi n'ibindi biyobyabwenge? Ku matabi iyo uhageze baragucomesha kuko nicyo kintu kiba, ntago waba batagucomesheje. Nawe wasomyeho?
baransomesheje ubwo mbese nanjye ndabyemera mpacoma nk'umwaka, ariko ngeze hari ubundi buzima nagezemo nsanga bari gukora ibintu babo ku muhanda bitemewe cyane, mpita mpanga ubuzima bwanje ku ruhande ndavuga ati kambe mbavuyemo kuba mu biraro ugasanga bari kukwirukaho ingaru zirabaye, ugasanga ingaru zibaye nyinshi. ubu warabiretse ntabwo ujya ubikoresha ibintu byo ku muhanda nabivuyemo, n'ibyo biyobyabwenge ibiyobyabwenge gutera boro ugasanga bakugurutseho, ubwo mbivamo ndavuga ati kanerekera ubundi buzima iyindi nzira yazanteza imbere mbonye nk'ukuntu nazamuka, ubwo mbivamo nza hano ngaha ubu narafatisha nta kibazo. tugusanze mu kazi ahantu ukorera amasaha yakuze, ubu maze hari abakiriya wigeze ubona se basi? uyu munsi abakiriya nahaje nko masaha ngahe, ariko nk'igihumbi maze kugifata. igihumbi cyanjye maze kugifata mw'aya masaha ku bushobozi bwanje. ubwo ni ukuvuga ngo ku rwego rwanje igihumbi nagifashe. ndabona wicaye neza rwose, wicaranye n'icupa hariya ry'urwagwa. iyo umaze kugafata wita wihemba nta bintu byinshi. ubwo iyo mfashe igihumbi nkafataho nk'andi 400 yo ku ruhande, mfata agacupa kugira ngo arega no gutera akabariro biba bikenewe. no utera akabariro kubera icupa? buriya nashizemo icupa rimwe niryo nywa ku munsi, rimwe rya 400 ry'urwagwa. ubwo rimwe ryakumarira iki? rimwe ry'urwagwa hari ukuntu rimpa akariro, nkareba ukuntu ndeba ibibazo by'urugo. mbese mu bagore bawe nta mugore ufite unywa inzoga? mu bagore banjye hari uwo nazanye iwabo bahisha inzoga, ubwo bahisha agenda agasomaho cyangwa akanzana muri litiro. nose we nta kantu umujyanira nk'ubu ngubu wicaranye icupa ry'inzoga uri kunywa wenyine, nta kantu uri bumujyanire nawe ngo asomeho nawe agire izo mbaraga? izo mbaraga ubwo yaje kumbwira akambwira uko bimeze, akambwira ati wenda n'uwo mfite icyaka namurebera 400 nk'amugena nkamuzana muri litiro nawe agasoma akaza gusoma. oya ntabwo ari ngombwa ko abanza yakubwira, wowe wakagombye kwibwiriza nk'umugabo ugataha. nk'umugabo ubwo nyine hari ukuntu umuntu yaka nk'akazuba kamuvaho yiriwe mu mirimo gufata ishera, ariko ubundi ndumva icyaka kimeze nabi kandi niriwe mu kazi, niyo ndi kubagara ibishyimbo, niriwe ndi gutabira ibijumba, ugahita uvuga uti ngaho reka ngire. ku myaka yawe rero ku bagore babiri, ese wumva nta wa gatatu uzazana? wa gatatu ntawe, nzagumana abangaba n'ibimpira, Imana ikanshoboza mu kazi ikanzamura nkagera hejuru, nzabikurikirana nk'uko inshingano nazifashe. ubwo iyo ubonye nk'undi mukobwa ku ruhande ntabwo agatima karehareha ukavuga ngo ni wa mukobwa washyiraya? ku ruhande urareba ariko ukavuga uti nanjye mfite babiri nibitse, ahubwo nuko kamfunikira. ese hari umuntu waba warakurikije mu muryango, ko tuzi ko gutunga abagore babiri icyarimwe uri umwana nkawe ari ibintu bitoroshye? mu muryango harimo sogokuru wa papa yigeze kugira abagore, nanjye nabimenyeje mbagize, ntabwo nari mbizi. bavuga ati ni igisekuru. ntibyandi bavuga ngo isuku igira isoko. isuku igira isoko, mbona nanjye byambayeho ntazi ko byagenze. wateye ikirenge mu cya sokuru wawe. ubwo biba birabaye, baravuga ati nta kintu kibura kamwe, ati nawe yakurikiye sokuru we. ubwo biba birabaye. iwanyu babyakiriye bate rero babonye abakazana babiri? iwacu ukuntu baje kubyakira, mbere byabaye imidurungano, ariko na n'ubundi wa mukobwa wankunze nazanye nyuma biza kubamo imiserera, ariko nza kubabwira nti mw'abantu mwe mutuze ukuntu byaje kugenda mu rukundo rwacu, mutuze mwishire mu ntuza, nta kibazo kizahaba, ngewe abakobwa bose n'abakunze, nta kibazo na kimwe. mu ngo z'iki gihe hari igihe usanga urugo rurimo amakimbirane, umugore n'umugabo barwana, ese wowe ntutaba bakubita? aho ngaho icyo kibazo mbajije ari amakimbirane, hari ukuntu ubasha kuyirinda, hari ukuntu ushobora gutaha nk'umugore wenda atameze neza, nabo hari ukuntu bajya bahinduka, ukabasha kumwihanganira, ukamubuza buryo ki ikiba umutima mubi cyabimuteye, wamara kumenya icyamuteye umutima mubi ukamugusha neza ku bushobozi bwawe, ukamwereka ko
nta kintu cy'amahane ufite. cyangwa se ngo umukubise ukigira ku mugore wa kabiri. Umukubise byayagara byagera hejuru, abagore ubu ntabwo bamukubita ngo bibe kuyagara. Okay, ubwo se none ufite abagore babiri, ubasha kubaha umwanya ute buri joro, mu ijoro rimwe bose uhura nabo cyangwa se hari iminsi uba waragennye? Mu busanzwe hari ukuntu nabahaye amajoro, niba ndayaha n'ejo ndarara hano, ariko hari n'ukuntu umwe ashobora kuba ukeneye ibirenze. Akaza akabikubwira. Akaza akavuga ati ariko buriya mu rugo ndangije guhisha, akabicisha mu zindi nzira ubwo nanjye ugahita ubuti kanzende uko bimeze. Tujye mu mihahire. Turabizi neza ko iyo umugabo afite urugo ashobora kugera ahantu bagaritse akagurube cyangwa se iyo nka, akaba yamanukanaho ikiro kimwe. Ubwo iyo byagenze bityo bose ubasha kubasaranganya cyangwa se ugurira umwe urararaho undi bikazagera? Ukuntu bimeze, iyo nsanze nk'ahantu bagaritse nk'ingurube cyangwa inka, mbikora gutya. Niba cyari ikiro nifite ku bushobozi bwanjye, nabo barabizi, itamfata gutya nkakora paso. Kabe inusu kunusu. Inusu kunusu, ubwo nanjye nta bindi bibazo mba nzi, kubera mba nzi yuko ari gutyo, kugira umwe atagira undi shari. Nkora paso niba cyari ikiro cyangwa ibiro bibiri, nkakora paso. Cyangwa wasanga bazirya ari uko bagiye mu bukwe. Oya, ntabwo yarya agiye mu bukwe. Nanjye hari ukuntu mbigenza, nkavuga nti wenda tumaze icyumweru cyangwa bibiri, hari igihe n'ibyumweru bitatu na ukwezi byageramo, ariko bitewe n'ibindi bibazo mufite, ariko nkabikora bose nkabagezaho kugira hatagira uza kurakara undi, kuko ndambaje aganije undi gasanga bari kuzirya cyangwa yaziriye undi atayiriye. Ntabwo wazajya kumugaruka impande. Wamugaruka impande se. Washaka ubundi buryo mwiyunga. Abadukurikiye kuri YouTube channel yitwa Ku Nkombe TV, bibutsa gukora subscribe. Uyu ni Dani turi kumwe nawe mu murenge wa Remera, akarere ka Musanze, intara n'amajyaruguru. Umvishe uburyo abana n'abagore be babiri ku myaka ya 25 gusa. Ese Dani, umugore wawe mukuru afite imyaka ingahe? Wanjye mukuru afite imyaka 27, umutoya we turangana 27. Tuzi neza ko abasore b'iki gihe basigaye birata ngo ngewe sinavugana n'umugore undi utango niyo yaba ndusha umunsi umwe cyangwa ukwezi. Ese wowe wabyakiriye ute kuba ubana n'umugore ugusumbya imyaka 2 yose? Umugore unsumba imyaka 2 twaje gukundana, mbona urukundo dukundanye turahuza, mbona imico ye iri kuyingayingana n'iyanjye. Ese wemera ko urukundo hari aho ruhurira n'imyaka cyangwa ntaho? Imyaka ni imibare. Imyaka ni imibare. Imyaka ni imibare, nta hantu bihurira n'urukundo. Imyaka ni imibare. Buri urukundo iyo mwahuje, imyaka ubundi ni imibare, imibare yo mu rugo. Okay, dusoza ni iki wabwira abantu bagukurikiye ku Nkombe TV? Dusoza ikintu nabwira ku Nkombe TV, ku bantu babana cyangwa se abasore bajya bakundana n'abakobwa bakaza gukundana bagahemukirana nyuma, ni gukora ikintu bita kwihangana mu rugo, ukabasha kumanza watekereza ku kintu kibonetse mu rugo, wamara kureba ukabaza n'uburyo cyabonetsemo, ukabasha kubona gukora igikwiye. Okay, ese Dani warize? Njye narize ngarukira ninjye segonderi, ariko nyine birancanga nyine. Warangije wa 6? Ubu Ikinyarwanda urakizi n'icyongereza ukiziho? Ikinyarwanda, Icyongereza nacyo nkiziho. Ubwo twavuga mu Cyongereza n'Akagande ni gake, ubwo mbese byose ni ibijyanye n'ubuzima tuba turiho. Turabura n'umuntu w'Umugande nkamuganiza bitewe n'ubuzima mushakaho, cyangwa se Icyongereza tukaganira bitewe na diri turi kudiringa. Okay, Icyongereza nacyo urakizi. Ushobora kumvugira ngo subscribe. Gerageza twumve. Bwira abantu bakurikiye ku Nkombe TV ngo mwakora subscribe ku Nkombe TV. Mwakora subscribe ku Nkombe TV. Bisubiremo?
subscribe ku Nkombe ku Nkombe TV. TV. Akora subscribe ku Nkombe TV. TV. Aha, mu Kinyarwanda ushobora kumvugira ijambo ngo serupyipyinyura impyisi. Serupyipyinyura impyisi. Vuba vuba, serupyipyinyura impyisi. Serupyipyinyura impyisi. Warasomye. Okay. Nkubaza kandi se? Ngamvugira ngo amazi meza n'amazi ameza ni ku meza. Amazi meza n'amazi ameza ku meza. Oya, vuba uravuga ngo amazi meza ni amazi amaze amezane ku meza. Amazi meza n'amazi amezane ku meza. Amazi meza n'amazi amezane ku meza. Kada. Mwakoze cyane gukurikirana ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Turamushimiye Dani cyane, urakoze cyane kubw'iyi nkuru yawe uduhaye. Ese umuntu agushaka yakubona ate? Ufite telefone cyangwa ntayo? Telefone ubu ntayo mfite. Kubera ko batiri yaje kugira ikibazo, sinabasha kwigura ya telefone nini. Ariko mu minsi ndaza kuyishiraho. Ya, Dani rero ni umugabo mwiza, umugabo uzi kuganira cyane, atera urwenya. Tuzareba uburyo tuganira, ajya gukunda kubatera urwenya hano kuri YouTube channel yitwa ku Nkombe TV. Ni mu makomedi azajya haca mu minsi iri imbere, nawe dushobora kubidiringa neza tukayigirana neza. Hanyuma Dani, wazatwemera tukagusura iwawe ukatwereka n'abadamu bawe bose tukaganira hamwe? Nta kibazo, mwansura mukababona, ukabona n'uburyo baba banyembesi. Nta kibazo, uko mbizi nta kibazo, mukansura tukaza no kuganira bahari, nta kibazo. Murakoze cyane, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ndagusaba wowe mushyashya kora subscribe, tujye dukomeza twibanire kuri YouTube channel yitwa ku Nkombe TV. Mwari kumwe nanjye Nshimiyimana Anselme, ndabakunda cyane.